ngiye nkuko nabikoze buriya iyo nekereje cyane ibintu byinshi ariko hari igihe binyirukanka mu bwonko mva wapi uzamura kuzanya hano se boya nyine ngwino yereka manze nkore asi ibintu ubyibuka koko cyane ntago nabyibagirwa uzamura nabyibagirwa se ako uzi no kubyibagirwa se utarize muri gardienne utarize muri gardienne niho wabyibagirwa adako bitagati ubwange wakuzanyemo usike kunera muzongo se sha umuntu aba yarakuze nyine atakibitekezaho cyane ariko nakuzanya no kugira ngo basi twibutse ibihe byacu bya kera exactly shaka nicare ako sister yes bo wambwiye ngo urashaka ibibazo byabaye mu rugo hano nsanze niwe ndi kwita mu rugo ngo hano nsanze niwe ndi kwita mu rugo tu kubera iki habaye iki mu rugo nahavuye wavuye mu rugo uhitamo kuza kuba muri geto nizere ko wishimye cyane burya ahantu ntabwo nzi ko hano hantu hasigaye hameze gutya neza cyane siko nahageze nkahita numva amaguru yose araruhutse kwa kundi nyine umuntu ajya ahantu muri karitsiye yavukiyemo ukuntu uba wiyumva ukuntu uba wumva uruhutse muri wowe nk'umuntu ujya gusenga hari ukuntu ujya gusenga ukava nko mu kiliziya wumva wabaye umuntu mushya wabaye undi wumva nta muntu mbese wumva nta muntu mububaho niko nkigera ahangaha nahise numva niyumva wow ndakuzi ni kuri kandi wakoze cyane wakoze ibintu bigushimisha ndetse n'ibikubabaza ubwo rero urumva ko nyakuza nyine nabitekerejeho kandi ndanyuzwe cyane kandi ikintu ushaka tuganira ndashaka ngo be open umbwize ukuri udaciye ku ruhande nta kibazo suzi ko ntajya nkubeshya ariko nigeze rimwe nigeze kubeshya nakubwiye ko ntari mu rugo kandi nari mpari unari mfite umushyitsi nta nubwo ibyo gusa ujya umbeshya biriya ntabwo nakubeshya nirwanagaho sigaye warahindutse sinzi ntabwo ari guhinduka nawe ariko nyine ube open umbwize ukuri nta kibazo mbaza nuko ndagusubiza n'ikindi kintu nyibukije mama ukuntu twajaga tujya gusenga mu rugo cyagiye tugiye kuryama agahita dufata mu biganza kandi yafataga ibiganza byacu ariko yari afite n'ikiganza kizima agafata ibiganza byawe byombi agafata n'ibyanjye ntangize ugasenga ukanuye nibyo nari nshoboye okay Eva Shira tumya nkuzana hano rero uranzi nyine ko iyo ndakaye niyo nishimye byose nyine ubwo byose urabizi ndabizi cyane ariko hari ikintu kitanshimishije wakoze kandi nk'umuntu umuvandimwe mvuga ko utakora ni nk'iki se konzi ko inshingano z'umuryango zose nzuzuza nibyo urazuza ariko nyine hari ikintu wakoze kitanshimishije niyo mpamvu nakuzanye hano nta
ntacyo wambwira ntacyo ngo niba mfite ubusobanuro cyangwa igisubizo cyabyo ndagusubiza. none se ko papa yaranyishe papa arashaka ko nshaka ngeze ahantu ncaringa akanyicaza munsi y'ikigega akankubita imyasi ngo amaguru azayava. kubera iki iyihe mpamvu gushaka gusa nicyo kubaza kubera ko ndi gukunda abakobwa. ariko urabizi ko turi inshuti kuva kera, hari byinshi tunyuranamo, ariko kano kanya reka nse n'ujya ku ruhande rutoya rwa papa wawe, sibyo? ubanza unyumve neza, nanjye ndi umubyeyi mfite umukobwa mwiza nkawe, kumva ngo ajyamana n'abakobwa bagenzi we ni ibintu byangora kwiyumvisha. uri inshuti yanjye cyangwa uri inshuti yanjye? No, urabizi ni inshuti yawe. Nese uri ku ruhe ruhande? Ndi ku ruhande rwawe, ariko hari ikindi kintu gihita kivanga. Ufite kunshyigikira nk'inshuti yanjye, ntabwo ufite kunjajinga nk'ababyeyi banjye. Riri, okay, sindi ko ndakujajinga kano kanya, ariko nanone reka twumve umubyeyi nawe, sibyo? Ishira mu kibanza kimwe. Uva mubwire, hari ibyo uzi ababyeyi banjye ntababwira. Ya ndabizi. Ufite rero kunyumva kurusha uko banyumva. Riri, ndakumva cyane kandi urabizi. Besti usanze ndi kwiruta ntesha peti. Oya nta kibazo, wowe urire, ariko nanone jewe ku ruhande rwanjye ndakuri inyuma pe, 100%. Ibyo nshaka exactly. Bo ibaye ngombwa ko wewe ugira umwana w'umuhungu agakura ukamuha buri kimwe cyose, noneho hagera mu gihe cyo kuba yashaka ukumva ngo ajyamana n'abahungu bagenzi be, ubaye waramuhaye buri kimwe cyose, se abakobwa bakamwambara buri kimwe cyose. Bara n'ababyeyi banjye ntabwo ari abagabo, ntabwo ari umugabo wanjye, kandi njya gushaka nzabasiga inyuma, nijya uzahangayika, nijya uzababara, nijya uzi pain mfite inside on me. Yeah. Iva, nabizi ko nubatse urugo kandi urugo ni rwiza, sibyo? Cyane. Kandi bisaba ngo kugira ngo rukomere rube rufite icyizere gihamye kandi gihagije. Okay? Urugo kenshi rwubaka n'icyizere. Ya cyane. Impamvu rero nyamukuru atumye nkuhamagara hano, nshaka kubaza Didi mwapfuye iki? Didi nk'umukobwa twari tuzi ko ari umukobwa muzabana, Didi mu rugo hose bazi, famiye y'iwabo, ifamiye yacu, nyine wamuduperesanseho kenshi, nshaka kumenya ngo kubera iki wakoze biriya bintu. Njye ntabwo byanshimishije. Ntabwo byagushimishije ndabyumva, ariko ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ndabyumva, niyo mpamvu nshaka ngo mbwize ukuri, niki cyabaye hagati yanyu. Njye mbazi mukundana, nari nazi ko ari nawe uri bupropose. Sister, ntakugiye kure, ntagiye kure ibyifuzo bya cyangwa ibitekerezo byawe muri kano kanya. Iminsi sibaye 4 byose bibaye, nanjye ntabwo nigeze nishima nk'uko nakabaye nishima, kuko Riri ni umuntu twagiranye ibihe birebire kandi byiza. None byagenze gute? Kuba ibyo ngibyo rero byarabayeho ni mu buryo butatu, kuko kubaka ndahamanya n'umutima wanjye ko uriya mugabo aguhitamo, hari ibyo yagendeyeho kugira ngo mubane, sibyo? Kugira ngo muhuze, akwishimire, yumve ko ari wowe ukwiriye kuba umugore we, yumve ko ari wowe nyine yakubakiraho, waba inkingi z'iki z'urugo rwe. So naricaye, urabizi ko
nkimara kubona ya mafaranga y'umunani wo mu rugo, ntabwo ari amafaranga najyanye muri byandi by'abasore cyangwa iki, oya, ni amafaranga nafashe nyafungurira konte, nkora urugendo urabyibuka ko navuyeho mu gihugu ho gatoya, ariko nkigaruka nazanye ingamba nini cyane. Naricaye nariri mwemera ko ngomba kubana nawe, ariko mu kumwemera ko ngomba kubana nawe hari terms and condition y'ibyo nari namusabye. Ari ugukunda Imana, akunda Imana, yari umukobwa usenga, ariko hari ibintu by'ingenzi ntigeze mubonaho kandi nari nkeneye. Nk'ibihisuko. Icya mbere, ari wiki mu gukora.